bagira ntibazo ariko nago bivuze ngo nuru imijinya yawe ntazi buretse ari nge nawe watundi umujinya n'indese hari umuntu wambonye ngiye kujya kwitangaza makuru bimeze bite ese tumeranye neza buretse mbere yo kujyayo nuko nishimye sinkeneye ko tubiganira aho nago turi bwumve sibyo ariko nago nigeze mubwira ngo umva buretse gato nanjye banzo yumva atekereza nyine urabona ari pe oya buretse tumujinya mbabaye mu mutima wanjye numva nenda no guturika sibyo umujinya uvuye kuki kuri wowe ese hari undi muntu wari wanteye umujinya hanyuma bituma oya buretse gake mbanze mbisobanure sobanura ni inkomoko y'uwo mujinya sibyo kumva audio tukayirangiza nakagukureho telefone agaguhereza message zikubabaza tubisoze basi tubisoze sibyo tubisoze indivamo ndambiye kujyamo randiya naragusobanurira inshuro nyinshi ngaho singe bahaye ijambo se bivuge cyangwa arabyivuge wabaruka umuntu ikaba compose ntabwo bishoboka ngo bivuze ko atari yakukorotse yarampamagaye njyewe naramuhamagaye urumva ibyo yapanga guhera mu gitondo kugeza saa 8 umusore ushaka kumukwa ngo biganye ntabwo umuntu yaza kugukwa yamazi urumva ntabwo mushaka impamvu ya kabiri impamvu zifatika se zirampindura nushake nuhinduke nubwo ndimo ndagusaba imbabazi hanga ntabwo ndimo ndagusaba imbabazi ko bitwara ibintu uko bitari ariko njyewe ntabwo nshobora kubeshya abantu ubundi singo ntabwo nabeshya ngo mfite undi sheri mushobora kuba mumbonye bwa mbere n'ubwa nyuma cyangwa mukazongera kumbona simbizi ubu ntabwo ugikundana na Diane ndi singo byaturutse kuri Diane Erika tubaha ikaze rero bakunzi bakurikiye Kigali 215 suza buri wese aho muherereye mu nce z'igihugu zitandukanye abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje cyane mwese mwifuza gukomeza kugira ibihe byiza nshimira buri wese ukora subscribe share na comment ku biganiro byacu mbabwira yuko uko mudeme kutugaragariza urukundo niko natwe tubakunda cyane imbere yacu rero hari abantu mwere mukumbuye cyane nkuko bizi neza mutare muherutse kubona mutare muherutse amakuru yabo hari haciyeho iminsi uyu munsi rero twifuje kugira ngo tubaganirize tumenye amakuru yabo tumenye bimeze bite hagati yabo cyane kubwo duherukana bitari bimeze neza ku ruhande rwa buri umwe ariko uko biri kose hari cyahindutse n'impamvu twifuje kugira ngo tubaganize tumenye kuri uyu munsi hagati yabo urukundo rwabo ruhagaze rute mibanire yabo imeze ite cyane ko hari izindi couple nyinshi tuzi zagaragaye zaje nyuma yabo zitangiye guhitinga murabizi ko murundi yateye ivi murabizi hagati yewe na Irene uko bimeze muzi souvenir hagati yewe na Shania hari byinshi bamaze gutera imbere cyane mu rukundo ariko nk'aba ngaba babanjije kugira ngo umubano wabo mbere y'abandi bose ntacyo baribwira nyine dufite amatsiko nyine y'icyo wenda gishyashya bafite cyangwa icyo bagiye kutugezaho nyuma y'ibyabaye byose reka mbaze mbaye ikaze kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu dia kumbona urakaye haya nimbe usetse bishaka cyangwa oya nsetse mbishaka ahubwo no kubera imbeho so nturebe ko nikirere cyarakaye Alexander Mezote meze neza kumbona se ntazi ukuntu mwese mumeze hari ukuntu dutangira ikiganiro rero ni n'ubuntu abantu bari muri mudubona cyane Diane ntago ari gutya tukuzi uri gusika utabishaka wapi meze neza nukuri yewe meze neza nkuri mikote kugira ngo ubone ko meze neza se utese biragaragarije reka Dani iki kirere cyanze mbona kigeze nawe uyu munsi rero nifuje ko tuganira nizere ko tutabangamiye kuba muri kumwe gutya sibyo ngo mwatubangamiye Alexander nagira ngo rero sinzi wenda ahantu uburyo kuko sinzahano nanjye ndi buhere wenda kugira ngo tuganire mu buryo buri wese yirekuye ndagira ngo buri wese nyine yirekure ku wundi tuganire n'ibintu bisanzwe nyine ntabwo ngiye kuvuga wenda ngo niba ariko ndagira ngo twese tuganire ku buzima busanzwe uko abantu bari babazi mufite abafana benshi mwari mumaze kugira ariko kubera imibanire wenda imishya iri hagati yanyu cyangwa se ikibazo kindi umuntu atamenya bisa nkaho byacitse intege kubera iki mutakigaragara cyane abantu benshi baravuga bati dukumbiye Diane yagiye hehe na sheri we byagenze bite ariko nyine ugasanga nta makuru bafite nka mbere nkuko mbere babavugaga bagata babona ariko kuri uyu munsi hari kubaho kutagaragara cyane ntago muvuga ntago mugaragara ntacyo mushaka gutangaza kandi abantu barahari benshi baba bategereje kumenya uko mumeze kuko mufite abakunzi benshi dia hari icyo wabitubwiraho kuba nyine
ntabwo bikimeze nka mbere, si bikiryoshye, ama surprise yari menshi, ama anniversaire menshi, kuri ubu hari biri gupfira he nyine ibyiza ntabwo bihora, ariko ntaho nagiye ndahari, nuko gusa hari igihe umuntu wenda aba ari aho nyine yiturije akeneye n'akaruhuko ko kubanza akitekerezaho, akaruhuko ko kubanza akitekerezaho wenda cyangwa agatuza muri we. hagati aho kandi turabihanganisha ku byago mwagize, ntabwo ari igihe kinini giciyeho, ariko nyine nabyo umuntu abizirikana, ariko uko bigaragara mwamaze kwiyakira. Hanyuma Alexander, hagati yawe na Diane bimeze bite? Hari ikiganiro nabonye, wenda utaragira icyo wongeraho, hari ikiganiro nabonye kuri Nyaruka, nicyo kintu numvaga nshaka kubaza Diane cyane cyane. ese kuki uyivuze we wiyise atagira n'ujya kureba none si bababonye, barabizi, abantu barayibonye. Hari ikiganiro wakoze uri kuvuga nyine hagati yawe na Shira uko bimeze, ntago byari bimeze neza kuko n'amagambo wakoreshaga ntago byari byiza cyane nkuko wenda nabivuga ngo byari byiza. Sinzi amagambo wakoresheje niba koko byari ibintu bihari byanyabyo cyangwa ariko akundi mwashwanaga nkuko mwashwanaga mu gafutuntu. Ndagira ngo Alexander ambwire wenda uraza kutubwira impamvu nyuma wenda nyine cyabiguteye, byari byagenze gute, hari habaye iki, ariko ndagira ngo Alexander atubwire we ku giti cye akimara kumvira ya video akumva amagambo wavuze, ese mwaba mwari mwashwanye, mwari mwagiranye ikihe kibazo, byari byagenze gute? Diakondi kubona uri kwisakasaka mu myenda se bigenze bite? Bigenze bite? Atangiye gushyuha. Ushiye buraje atangiye gushyuha. Hanyuma ndagira ngo twinjire mu kiganiro cyacu neza. Urumva ndabanza kubaza Alexander kugira ngo abanza tuganirize atubwire bimeze bite hagati yawe nawe, bigeze hehe? Duherukana ubushize, hari haciyeho igihe kinini, ubu ngubu rero ntago turamenye neza bimeze bite hagati yawe nawe. Dore kuri video wakoze, ariko ntago Alexander kuko twigeze tumusura ngo tumubaze uko yabifashe. Iyo abantu bakundana buri muntu agira uko afata ikintu ku ruhande rwe, we nkawe uko yabifashe, uko yabyakiriye. Nagira ngo atubwire uko yabifashe, tubwire uburyo ukibonera video Diane yakoze. Nkeka ko ari wo munsi ari bwo bwa mbere Diane yarakoze video akuvuga, atakuvuga neza nyine avuga ibikini, atavugamo Sheri, ntago yigeze avuga ijambo Sheri, kandi byari bigwe kugira ngo Diane avuge ijambo ntakuvuge. Wabyakiriye gute ukimara kubona iyi video? Sino kuvuga Sheri, ibyo yavuze ni byinshi, ibyo yavuze ni byinshi, kandi gusa nge ikintu cyambabaje kurusha ibindi, abantu bari batuze nyine nk'abantu bakundana, nayisherenzwe n'abantu benshi, ariko natunguwe n'ukuntu bari barimo kuyisharinga kandi nanjye ndi kuyireba. Yego, bambwira ibintu byinshi, ngo se ngo noneho ngo yemerewe ngo ko ari wowe wakuyemo inda agira gute, ariko ibyo nari ntarabigira. Bavuga ngo niyemereye ko nakuyemo inda, ninde muntu waba warayimfashijemo? Basi ikiganiro kirahari, ntago ari ibintu bahimbye, ariko ntago nigeze mvuga ngo nakuyemo inda ku bushake. Umuntu wese washaringaga yavuga nti ngereka ndi kukireba nanjye reka nirebere nkareba. Gusa ikintu cyambabaje nabonye nyine abantu iyo bakundana bagirana ibibazo byinshi, bagirana ibibazo, ariko ntago bivuze ngo nture imijinya yawe. Ntazi buretse ari njye nawe watuye undi umujinya n'indese. Hari umuntu wambonye agiye kujya kwitangazamakuru bimeze bite, ese tumeranye neza. Buretse mbere yo kujyayo, nuko nishimye se, mbere yo kujyayo ikibazo twari dufitanye, wigeze ubona njya kwitangazamakuru ngo nkivuge? Iyo abantu bakundana ibibazo bagirana bijyana, yego, biba ari ibanga ryabo, biba ari ibanga. Ndabizi ko biba ari ibanga, bakaniyunga nta muntu bizi, ariko haraho bigera ukumva kwihangana kwawe birarangiye, ukumva ko kujya kwitangazamakuru aribwo bikemuka. Diana nawe tuzi kuguha wenda umwanya, nibwo numvaga wenda umutima wanjye waruhuka, wenda n'abazajya bambaza ngo Sheri wawe ngo wiki bamenye ko kuba mwaduhamagaye ntago twifuje kugira ngo muganire, tuganire namwe. Kuba mwaduhamagaye ntago ari uko dutuye hamwe, ntago ari uko tuba hamwe, gusa twahuriye imbere yanyu cyane. Ninjye nabahamagaye kugira ngo nabwo duheruka guhura kuva yakora cya kiganiro, sibyo? Ni nabwo navuga ko tugiye kuvugana njye nawe, kuko nyuma y'ikiganiro ntago twongeye kuvugana. Yego, kuko njye niba umuntu dufitanye ibibazo dukundana, twagiranye akabazo gato, sibyo ko n'ibintu yavuze nta kintu nahamya ko yavuze cy'ukuri kirimo. Sinzi hari ibintu icyo yari yabaye, si cyo cyamuteye. Okay, icyo kuri utavuze. Okay,
wemeje ko nguca inyuma ese niba nguca inyuma wabivuye n'iki nemeje kunca inyuma warabivuzemo mu kiganiro umunyamakuru yabikuye ntago mbyibuka ntabwo wabivuze umunyamakuru yakubajije ngo ariko ngo mbere yuko indivamo ngo mufitanye ibibazo ngo none ntabwo mwari mumenye neza ese reka nkubaze sibyo umaze igihe kinini imbere y'itangazamakuru sibyo Sandrine uri umunyamakuru nkuko nundi yambajije ari umunyamakuru sibyo umunyamakuru ashobora guhimba ikintu akakubaza kugira ngo aguhate ibibazo none se naramubwiye ibyo sinkeneye ko tubiganira aho ntago turi bwumve sibyo ariko ntabwo nigeze mubwira ngo umva buretse gato nanjye banzu nyumve urumva nanjye banzu nyumve ntabwo nigeze natura cyangwa nerure wenda wumvuge ngo koko ngo ibyo bibazo ngo birahari koko tumuze igihe tubifite naramubwiye ni ngewe ntabwo nkeneye ko ibyo tubiganiraho sibyo namwimye amakuru nyine buretse uri umuntu nawe uratekereza nyine urabona ari sibyo pe oya buretse ntabwo tubwire nawe uraza turaguha umwanya tubwire nawe uko sibyo niba sheri wawe ugiye kubaganiriza abaganirije ko mukundana sibyo nta makuru abafiteho nubwo muduhaga amagara mwebwe nta makuru muba mudufiteho duhura uko mutuzi niba ibibazo tugera ntimuba mubizi niyo twarwanye tugahurira tuba duseka nta kintu muba muzi gute wowe ushobora kumbaza ngo ariko ngo n'ubundi ngo makuru ngo nuko ngo mufitanye ibibazo ngo naguca inyuma wowe ukavuga ngo ibyo ntago nshaka ko tubivuga uyu munsi buretse none se uvuga ngo nuko sinakoze ikiganiro tutari kumwe niyo mpamvu wavuga ngo twabanje bari baguha ijambo niba umunyamakuru akubajije ngo ariko iki tuzi ko mufite ikibazo cy'uko anaguca inyuma ukavuga ngo ntabwo ibyo nshaka ko tubivugaho ni nkaho wabyemeje uwo munyamakuru yabikuye niba azi ko mukundana ibyo ngibyo we bikuye nta munyamakuru umenya amakuru yacu duhura nta tangazamakuru no ukuvuga ngo genda agiye mbwira umunyamakuru ngumva uraye umunyamakuru agabo okay naribwo nagiye navuga ngo juma umva rero ngucira ngo tuganire ngo ngiye ngo shire wanye ngacinya ari ikintu utari bwemeze sibyo ntabwo wava ngo ntituri wavuga ati nindogoye kwanca inyuma atereka ariko abantu bakubwiye ibyo bintu uko abihakana uko mugira umusazi ariko waravuze ngo sibyo nawe niba ari umuntu muzima nimba ari niki asaza nawe kwitangazamakuru abivuga ntabyo bigize mu ikiganiro cyo kugikora sibyo iyo uri mukuri iyo uri kuvuga ukuri nawe uratubwira ku gishya ariko kuko ndi umunyabinyoma wamuhaye akanya akavuga nawe kuza ku n'umunyamakuru mwakoranye ndamunenga kuko nanjye ntiyampamagaye ngo tubazanye hamwe wige niba ushaka kumenya ukuri kw'abantu bahamagare uko ari babiri yaraguhamagaye telefone wayikuyeho ndagusabye reka tubwire bahamagare uko ari babiri sibyo bahamagare uko ari babiri wumve hagati yabo wumve bombi nujya kumva umuntu umwe buri muntu wese arirengera nta muntu utibogamiraho ntabwo rero uwo munyamakuru nenda munenga sibyo yumvisha ibyabo uvuga ibyo ushaka urinigura nawe arapostinga pe arishima sinzi inyungu yarakurikiyemo ariko mwe makurikiye views ibyo yavuze twari twaganiriye ntacyo twaganiriye inyuma ya ntabwo yavuze ibintu byose twaganiriye imbere aratuzi se yavuze ibintu iyo duhuye ababizi iyo nsuye ababizi ibyo byo guhura nawe no kugusura no gushwana n'iki ntabyo yigeze avuga nta nubwo ujya umbona nganira nawe okay byumve kimwe ntabwo bizi nyine icyo utazi ujya ubaza ikibazo nagize sibyo reka wenda kuko ndi kubona Diane ari kuzanamo uburakari reka twumve intro uriya munyamakuru reka tubanze twumve intro uriya munyamakuru we yakoresheje ikiganiro gitangira uburyo atangiyemo ikiganiro reka twese tubyumve biratuma kuramo inda hakabura abantu bakucaginga cyangwa se bakugiraho ikibazo noneho ikintu hano wenda navuga baraguhamagara itaba ntacyo ari nta kibazo ntabwo ari ngombwa waretse itaba rata nta kibazo akagari ka ni Rwampara umudugudu ni Nyarurembo usigaye uri umukuru w'umudugudu dukoreramo umugore n'igitangaza kugira umuntu akubaze ngo dukoreramo umurenge aha dukorera akagari umudugudu
reka dukomeze Dia, reka dukomeze. Nari nkizemo uburyo ikiganiro cyatangiye uri gukorana n'ura munyamakuru ko hari amagambo menshi nkuko Alexander ari kubivuga mwagiye mukoresha mu kiganiro abantu batari bazi ko ariko bimeze, bituma nyine abantu bose bajya mu rujuna na Alexander nawe arimo ku magambo nawe ari kugusobanuriraho. Reka tubyumve ese koko byarabaye cyangwa se uwo munyamakuru we yabitwaye mu buhe buryo ari gukora ikiganiro. Reka ese ni gute wakuramo inda hakabura abantu bakujaginga cyangwa se bakugiraho iki? hanavuze gukuramo inda niko byagenze. Sandrine mu by'ukuri si nkubeye nagiye gukora kira kiganiro mfite umujinya mbabaye mu mutima wanjye numva nenda no guturika sibyo. Umujinya uvuye kuki? Kuri wowe ese undi muntu wari wanteye umujinya hanyuma bituma buretse gake banze mbisobanure sobanura ni inkomoko y'uwo mujinya sibyo. Reka manze nanjye nkubwire inkomoko wenda y'uwo mujinya nari mfite. Alexander na mpamvu kugira ngo uragize ikiganiro cyose ngi nagusobanura intro yonyine nshaka kumva kugira ngo uratubwira nyuma ngenda kubwira ikibazo nari mfite. None wowe uratubwira nyuma kibazo banze praying ariko erega ibyo bintu byose inda yawe yavuyemo gute? Simbabuje kwandika izo comment, simbabuje kunjajinga, ariko gusa nta muntu numwe muri ino sinkeka ko cyangwa unekereza ko yatwita cyangwa yakumva ko twitiye umugabo akunda kandi cyane. Ihangane kimwe tutubwirisha ihangane kabisa, bibaho akunze abanyaruka TV muri ntabwo byoroshye. Ikintu hano numvishijemo nshaka wenda no kubanza kuvuga wenda nawe ukatubwira uko byumva. Navuga ku ruhande rw'umunyamakuru twese tugira uburyo dukoramo akazi kacu, ariko umunyamakuru ntago abaza umuntu ngo wakuyemo inda. Twe ntago ariko tubizi, ntago tuzika atari ko byagenze, ariko ubwo reka kubigushyiraho wenda mvuge ko ari umunyamakuru wabashije nabi. Okay, ariko nawe wenda reka wigeze wenda arebye n'uburyo imvugo yakoresheje nawe ntago wigeze. Imvugo yakoresheje ni imvugo nyandagazi, ni imvugo mbipe sibyo. Ako Sandrine bitewe n'agahinda nari mfite, ariko uzi kugira ikibazo n'uhamagaye ngo agufashe ukeka ko wenda muri kumwe ubwe agakuraho telefone agaguhereza message zikubabaza. Ese ibyo byose nibyo byatumenye wowe uri ngewe wakora iki? Narababaye nari mfite n'agahinda ubwe nibyo yambazaga byose sibyo. Singiye kuvuga ngo nta bwenge nari mfite, nari mbufite pe, ako yarambazaga kwe gute wakuyemo inda sibyo. Wenda ibyo nabikubajije nyuma y'ikiganiro wakoze. Baby ntabwo wabyumva ikintu cyo gukora tubisoze basi tubisoze sibyo tubisoze ndambiye kujyamo naragusobanurira inshuro nyinshi. Indivamo cya kiganiro nicyo wakoze mbere yuko indivamo nagikoze nyuma wagikoze umaze gukora ikiganiro sibyo. Ariko ibyo wavugiye aha nibyo wavugiye hara biratandukanye byose byatewe n'ukuntu. Buretse nkubwira ikintu cyambaje ni kimwe cyananyemeje ko yikuye mu bishaka yarahavuze n'abantu bazacyumva nyine nacyumvise ndakirangiza sibyo. Ngo nubundi ngo ntanda y'inyingingano ngo umuntu ngo wingingire urukundo ngo hatirize urukundo ngo urukundo rw'ingingano ngo nubundi ngo ntabwo watwitira umuntu ukunda urukundo. Ibyo bintu birimo ntabwo nshaka umva abazabyumva bazabyumva sibyo. umunota umwe wonyine njyewe reka nkubaze sibyo basi wagira niyo sibyo. Ibyo ngibyo bihinduke nk'amateka nyine. Ariko se buretse mbaze n'abadukurikirana sibyo bazumva iyo nyaruka n'ibyo havugiye sibyo. Nta na rimwe baratubona imbere ya kamera dufite ikibazo. N'abanyamakuru batoza bavase ko abandi tubona bashwana mwe ko mudashwana mukoresha iyo tekinike mukunda na muto, ariko ndahamya ko nta kibazo twagiranye nguze ngo tuganire cyo gukemuka sibyo. Ariko wowe ufite mu bitekerezo yuko niba umuntu wenda mugeranye n'ikintu cyabayeho ubundi ajya gukora iki kiganiro yagikoze ari ku cyumweru nje yarambye namvuye muri reka wenda uretse gato nkwereke reka wenda twumve amasegonda make inaudio kugira ngo tubijyanire hamwe yatubyumvire. Ntago tuyumva yose nagace gato kabanza kugira ngo tubashe kumva ibya wenda abataruvishye audio yose babashe kumva wenda bimwe mu byagiye bivugamo cyangwa bigaragaramo bitakabaye byaragiye mu byo kukuramo inda ukuntu yavuyemo
urumva nyine ni ibintu biba bibabaje ariko ihangane uwo Alexandre amashije kumenya ko wakuyemo inda ntabwo yabashije kubyakira ariko se niba umugabo wawe nawe atari kubyemera ko byabaye ubwo bimeze bite uri muri ubu buzima ubaye bute ikintu nakubwira wa munyamakuru we mbayeho ubuzima bw'umwanda kandi ndababaye ndababaye birenze uko wabyumva cyangwa wabitekereza ariko ngo yagucaga inyuma ibyo ntabwo nshaka ko tubiganiraho gusa ubonye undi muntu mukundana ntabwo uri tayari kwinjira mu rukundo Alexandre ukamureka mfite amahitamo abiri yo gukunda no kwanga ariko ubonye uguhoza amarira urimo urarira aka kanya wamukunda ntawamenya iyo message yavugaga iki kugira ngo dukomeze yavugaga iki 2:15 azagenda arebe muri message zose yanyoherereje azabimenye neza ko ijambo yanyohereje kuri message ryambabaje pe Yes afata nimero yanjye ishyira blacklist nihe jambo yakohereje muri message ubeshyera iki kuko nyine nohereza amagambo atarenze yivugire nihe jambo ryakobabaje rya ntabwo kuko yarambwiye ngo ntiwongere kumpamagara nyuma yashikutse banambwira ngo ntushaka kumvugisha okay ngaho basi vuga ibyo wanditse nta message wamaye si cyo gihe tumaze kuvugana ugasanga telefone byagenze ubundi navuye muri douche mu gitondo cyangwa amaze kumpamagara muhamagaye numva ari kwivugiraho kuba wenda muri umuntu we telefone yari ifite ikibazo ari gukoresha iyi ntabwo nari mbizi sibyo ubwo hayiviriyeho aramabona umuntu wanjye avugira babaye nta kibazo ngo mpamagara nta mayite mfite mpamagara nta mayite mfite bitangura pake muhamagaye numva ari kwivugiraho ndongera ndahamagara numva ari kwivugiraho Diane mu gihe cyose twamaze dukundana iyo namuhamagaraga akabona ngiye uhamagaye yahitaga yivaho akanyitaba ivaho ndongera n'abantu bari kwivugira ivaho nta kintu navuga nti okay reka nawe ukomeje kugutesha umutwe ugira umunsi mwiza telefone mpita nyifunga kuvuga ngo namuborotse narahire niba hari indi telefone yakoresha kumva ko iborotse hari abantu benshi bahamagaye bati ko telefone yavuyeho njye nahise nyifunga kuko nabona ko uwo muntu njye nta mwanya mfite ariko message yavuze muri icyo kiganiro yarayivuze ngo ngewe ngo ntabwo ngo nkeneye ngo umuntu ngo nteshe umwanya wanjye avuga ibintu bitabaho niyo mpamvu nabonye ko ikiganiro yagiye kugikora yabiteguye yankatiye yanavuze ko hari umusore ushaka gusaba kanako hari undi musore yarabivuze aho yarabivuze niyo mpamvu nabonye ko ibintu byose yambeshyeye ari Serena ndavanti reka no kugira ibintu njyamo njye mu itangazamakuru ngira icyo mvuga niba haruje kumusaba ntagende yishakire zabona undi byibuze nawe yavuze yari yabiteguye urukundo byibuze kandi reka nkubaze umusore ntazi umuntu murakunda ubwo barakuze ari papa arakuze ari mama arakuze nta n'umuntu wo muri famille ibibazo umunyamakuru yakubajije ibibazo umunyamakuru yakubajije nibyo twari dufitanye byatumye ujya mu itangazamakuru ese wowe kuki utari kumbaza ati so umusore twari dufitanye na gahunda yo guhura muri weekend hari uzi ikintu cyashikije reka nkihore cyarambaje ntabwo cyashikije ntacyo kubera yuko hano turi kugira ngo tugane niba hari nibazo biri hagati hari ibindi nimba utabishaka ko tubikomeza reka tubyihore no mu kiganiro bavuga ati ngewe musore uriyemera kuva twamenyana ntago nzi ko niyemera mu kiganiro muri televiziyo bivuze anatunga agahita gufata ikintu cyambabaje kikanansetsa nuko nubwo yavuze mu kiganiro ngo ntazo ngo niwongera kubona nkoresheje n'indi nimero ngiye nkubipa avuga ibintu byinshi ariko ikintu cyambabaje kikanansetsa kuko hari igihe ubabara ukagera ugatekerezaho ugaseka nuko yavuze ngo niwongera kubona nkoresheje indi nimero cyangwa nkubipa kuri icyo kiganiro kuko giko ntabwo cyasohotse ako kanya ariko yaranyihamagara ati shati bampamagaye ngo dukore ikiganiro barakubura ahubwo ndahabonye hari ahantu wabivuze nubwo Diane hari ibyo ashaka guhakana muri nta kintu na kimwe kiri muri iyo video ndi buhakane ibi playing nyine uretse tandatu Yes afata nimero yanjye ishyira blacklist Alexandre
kugira ngo ntongere kumuhamagara umva nkubwire nanjye nimba wakize nimero yanjye nimba watinyuka gufata nimero yanjye wishyire blacklist kugira ngo nongere kuguhamagara ngo ndimo ndagutesha umutwe nta umva uriya reka nkubwire ko ndabizi neza ko n'ubundi amagambo ngiye kukubwira atari bugushimishe cyangwa atari bukubake ariko ikintu kimwe nakubwira cyo ariko mani ntukazajye wiyemera nta kintu byubaka ahubwo bigira ibyo bisenya sibyo mu buzima bwanjye sinzigera nanatekereza no guhafata indi telefone ngo ndanakubipa byonyine urumva rero yuko kubivuga warabivuze iryo nijwi ryanye nano gute nyine wabitewe n'iki nabivuze kubwo ariko uzi guhamagara ngiye ubwanjye nari maze kuvugana nawe musobanura nimubwiye ati telefone umuvandimwe wanjye urabona n'umuntu wari ufite ubukwe uri kubyumva muri iyo minsi pe telefone yiwe rero yaraguye mu mazi arambwira ati ntiza fone mvuga arimo urazi umuntu ufite ubukwe kunaba ameze ashagaraye n'iki ndamuga rero ngewe n'umuntu umuntu mvugana nawe ni sheri maze kumusobanura mubwiye ko telefone yanjye urimo urayikoresha mpita muhereza umva nkubwiye kera cyane sashizemo imyaka ingahe mbwira ikintu nshaka kukoza ibintu bibiri mbwira nk'amagambo 3 cyangwa ibintu byatumye ufata umwanzuro kujya kuri cano ukavuga amagambo agana kuriya ukavuga ibintu bingana kuriya nk'ibintu bibiri byonyine byabiguteye ku mutima ukavuga ati ibi bintu nibyo byatumye umutima wanjye umbabaza kumva nshaka kuvuga sinigeze njya kuri cano ngiye mpamagaye umunyamakuru nta munyamakuru nigeze mpamagara wo kuri Nyaruka nabo ubwabo barabizi neza sinigeze mpamagara ngewe barampamagaye nk'umusaha ya saa 8 twavuganye mu gitondo Alexander twavuganye mu masaha ya mu gitondo mu masaha 3 saa 4 telefone nyiniriwe nyikompoza mpaka bigeza na saa 7 bikubitana nuko bampamagaye telefone yakompaje ntabyivugiye ikintu kikwemeza ko ikiganiro cyose yakoze ibintu yavuze yabeshyaga ntavuze ngo ayikompoze bakompoze wabora kumunika bakompoze tuzanyine avuze kompoze tuzanyine banze mvuge buretse wabora ku muntu ikaba kompoze ngaho bivuge nyine ndikubaza ntabyivugiye tega amatwi nyumve ngaho singe bahaye ijambo se bivuge cyangwa arabyivugiye wabora ku muntu ikaba kompoze ntabwo bishoboka ngo bivuze ko atari yakukorotse yarampamagaye ngewe naramuhamagaye urumva ibyo yapanze uhera mu gitondo kugeza saa 8 umusore ushaka kumukwa ngo biganye ntabwo umuntu yaza kugukwa yamaze urumva ntabwo mushaka nubwo byana gutyo wenda dushobora kuba twarakundanye ukabona ko ndi gutinda wenda kugukura uri gutinda iki se uri gutinda kunkura iwacu hari wakubwiye ko iwacu wandamye wihuta ariko mu Kinyarwanda bavuga ngo iyihuse byari igihumbi wowe uje kugukwa yihuta umva nakubwiye ngo nshobora no kuba nanabivuze nanakubeshya kugira ngo nanjye ndebe se ufite yaye umva reka nkubwire ntabwo nari kuzajya njya kwitangazamakuru nkunda tiritana nawe ngo turasomana mani ntabwo zira ari Blanca twa turi gukora byari urukundo muri iyo life ntabwo ari ibintu byapanzwe byari urukundo kandi namukundaga byanyabyara nubwo ari ibintu nanahakana wagiye hagaragara ugaragaza ko kandi n'ubu ngubu dufungiranye nk'ahantu amasaha 28 ntabwo meza nyine nkakwereka ko nkukunze ariko byumva kuko twatira ahantu kandi namukunze ikise kandi n'ubundi karacyarimo ariko ntabwo bivuze ngo kuri wowe karacyarimo n'ibintu wavugiye wituma nzimurira umutima wanjye n'ibintu wavugiye hariya ariko gusa impamvu ntabwo baragukora wamsabye impamvu 3 sibyo wasabye impamvu 3 iya mbere wabanza kumenya sibyo nahereye guhera mu gitondo umuhamagara telefone yashyize blacklist ubuzima arabihinduye nyine itarimo gucamo wamaze waranyitabye se cyangwa wamenye ko telefone yanjye yaciyemo uvuze ko ari kompoze mu kanya musanze twanje sibyo blacklist na kompoze byose niko byose nagubona wabikoze wabipanze sibyo ntacyo nari napanze nabikoze bwako okay nari nabipanze none nimba ndishaka kumva ntago mpakanya ko ni umuntu mukundanye mutagiranye ibibazo naho nawe utagiranye ibibazo sandiri ku buryo okay je nararakaye ndavuga kwitangazamakuru mujye gute umunsi wose byari bitarambaho n'umunsi wari aduha impamvu zifatika impamvu ya mbere ubwo nuko itaciyemo duhinda impamvu ya kabiri impamvu zifatika se zirampindura nushake nuhinduke nubwo ndimo ndagusaba imbabazi hanga ntabwo ndimo ndagusaba imbabazi ko witwara ibintu uko bitari nushake inyanga n'imbere y'itangazamakuru oya niwe wanyanze ku mugaragaro unshinja ibintu bitabaho umuca inyuma undi umwiyemezi
ariko ntabwo n'ubundi stili kurakiyemera uriyemera urabihakana ariko igihe cyane yacyo nzabona umuntu nkunda ubona ko ntiyemera ntari bazaza gukunda kuko iyo aba ari njye wafashe ya mekajya kwitangazamakuru akajya kugusebya nawe byari kumubabaza byari kugaragara ko niyemera ariko uhamagara umuntu ngo mwitwa ngo sibyo umunsi wose ibyo wavuze byose warambeshyeye sibyo ndakeka nta nyungu wakuyemo uwo munyamakuru wagiye gutuma uvuga ibyo byose ukabisohora nta kintu bagufasha ntimuzanakundana niyo mwanakundana jomamfu nta kintu ariko wowe umva niyo naba uteye intambwe yo kunsebya kunyandagaza nta kintu nigeze ngusebya nta n'ikintu nigeze nkwandagaza uri kubyumva neza igihe tumaranye nta nari muramfata nguca inyuma nturambona nguca inyuma ngewe naba narigeze njye imbere y'itangazamakuru cyangwa uwo munyamakuru we ko ahari sibyo yazaza akemera tugakorana ikiganiro wenda akavuga ati Diane twabanje kuganira ukuntu ngewe ntabwo ugiye nkunda ibintu by'ubusutwa cyangwa by'ubujajwa kandi baby nawe uranabizi uri kubyumva ibyo ngibyo wenda twabyemeye ngo nyibwira ikindi kintu cya kabiri cyatumye ufata umwanzuro kujya umujinya nari mbabaye mfite umujinya ariko utubwira nyine ngo impamvu kubera ko umuntu yaguhamagaye ukumva ni kompoze reka nkubwire umujinya wo kuvuga ibintu bitabayeho bitabayeho naguciye message nimwe yigezemo yemeze ko naguciye nabivuze se nigeze mbivuga kuba naravuze ngo ibyo sinyeneye kubiganiraho bivuze ngo ubigire confirmed ngo njyewe byaturutse hese ahubwo kuhimba wo wimpimbira impamvu sibyo wowe wahise ubigira confirmed nkaho ibintu byabaye nk'ukuri birire life wagiye imbere y'ikiganiro ugaragaza amakosa ngo ungira umunyamakosa narabyakira nakugira mu munyamakosa si kubera ko wafashe telefone ugakura narabyemeye ndatuza ndishikira naguhaye amahoro uwo musore ushaka gukwa nagenda gukwe mubane mu mahoro sinzabangamira none nongera guhamagara kuvuga ku kiganiro uwo muntu arahari byanyabyo kwanza cyangwa singiye bivuze ko ntabwo ntabwo ari ngombwa ko mubimenyesha giye sibyo biri ku ruhande rwabo bazabana ku bwabo nzabimubwira kuri telefone cyiza cyane nuko utahinduye telefone n'abantu bose bo mu rugo bafite telefone yawe ukumva hanyuma Diane nzakwandikira message mbikubwiye ese ubu waba warabuze n'ubu waba yarabikubwiye ati wenda uwo muntu ahari ntawe hari nagera ngo byibuze ndebe ko yakisubira wenda nyibwirira komeza tubwire turashaka kumva ariko narabihwanye man komeza tubwire turashaka kumva impamvu yumvikana yagira tubwire impamvu yakabiki nimba umva mwana aka kanya hamiriza abantu batuzi dukundana sibyo urukundo twerekanye ubahamirize ko ntigeze ngukunda nkuko wavuze ngo urukundo rw'urwinginga niyo warigeze unyingingira ko dukundana yose yagaragaye ntabwo nigeze buretse niba narakwiyemeyeho dukundana wamaze wagiyemera nyine utanyemera wose wakuraga telefone kubera wabonye utakwiyemera uvuga nuko yakorewe telefone wabonye utanyemera wose namubonye kuko telefone yavuyeho genda umunshakira niko kuvuga ese reka ni ukunda n'umuntu n'umuhamagaye umuntu umukunda kumva telefone umuntu akifataga kuri telefone umunsi wose aho nabaga arahazi ntiwagira n'ikibazo ngo ujye kureba ese bigenze bite kabiri kangahe se wagira uhamagara inshuti yawe ntishobora kuba yikubise hasi gashwanyuka nuko ugahita ufata icyo cyemezo ese uwo muntu yabaga yabewe ariko reka nkubwire Sandrine sibyo nawe ugishyira mu gaciro unatekereza neza nk'umuntu sibyo ese koko ibyo byose ndabyemera pe nari kubikora ariko Sandrine habanje mbere y'uko iyo telefone ijya kuva habanje haza message ariko message urumva niba yanditse ese urahamya ko message reka nemere ko wenda nayisomye nabi baby reka nemere ko wenda nayisomye nabi nkumva imbambate wenda ntabwo byemera ko tubigutsinda bitewe n'uburyo nafite turi hano turi ko message no wayibonye ntabwo ko nayanditse none se kubera iki wohereje message ugahita ukora nyine ukomeza nguvuga nawe nawe ushaka ngo ngende ndabona nta mwanya umfitiye none se byereka mubaza aracyabeshya ntabwo mbeshye naravuze ngo baby reka no gukomeza kugutesha umutwe urakoze ugira umunsi mwiza mpita nkuraho telefone ndabyemera ko nayikuyeho ariko ibintu yavuze ese wumvise shewe njyewe ubwe hari igihe yampamagaye ambwira ko arwaye wamaze ubwo ugiye kuzana ibintu byarangiye reka tubyihorere ariko njyewe telefone ye itariho nshakisha abantu bose bo mu muryango nkabahamagara nkababaza nta nshuti za Alexander umubuze wazicaho ese kanaka ko nimero itariho bimeze niyo atanyitabye ndababaza ese ubwo ubonye umuntu akohereje iyo message ivuga ite se ivuga telefone wowe watekereza uhita ujya gukora ikiganiro tukamukatira kuko ngiye kuko nari nzi ko yanandakariye wenda avuga ati umwana wanjye ibi nibi okay naravuze nuko kumwatira nyine reka niyakire aha ibyo wakoze ibyo waritse tukabihaga ko n'umuntu utabikeneye kugira ngo ngirire ariko hari ijambo wavuze warankomerekeje bihagije ntabwo bihagije naragukomerekeje niki kintu nawe wavuga ati ngo Diane ngo yarankomerekeje ibyo wakoze mu kiganiro kuko nge se wankomerekeje gake nanjye narakomeretse ariko nta muntu ubizi
ariko wowe ugaragaje ko ibintu byose wavuze bivuze kubera ko telefone wumvise itariho na message uvuze ko wayisomye nabi ntabwo wakomeza ko ibintu wavuze ari byo nanditse ngo nanditse ngo ntabwo byari byo rega oya ntabwo bivuga ngo ninjye wakubwiye message nyuma yaho ntiwampamagaye niwe wampamagaye umaze gukora ikiganiro naraguhamagaye yegera ngo narakubwira ati nakoze ikiganiro kuri Nyaruga dupaka ko tuzanahura rwose muri weekend nabipanze ikiganiro gisohoka buri munsi umwe we ngo shera nsure tubivamo ngo shera nsure bari kubibona umuntu agasubiza hanyuma dia hari jambo wavuze mu kiganiro uravuga ngo ngo nta rukundo ngo nta mwana w'umwinginga oya ikintu oya buretse we ntabwo njye narabyumvise ntabwo ndi kubyibuka neza umwana w'umwingingano arapfa urukundo rw'urwingingano mbese bigaragara ko anyingingira urukundo ko njye ntamukunda byose hanyuma ari amagambo impamvu nabivuze urabizi ngira kira kibazo cyo kurozinga umwana gisibyo waba unyinginga nkajya kuri kamera nkereka isi yose ko dukundana iwacu bakaba babizi ko dukundana abantu nkazi wanyu unyinginga ese hari umugozi wanshyiragamo ndetse ko tugeraho ngo uri kunyingingira urukundo se kuri umukobwa mwiza ko wivugiye kuri kamera ko abasore bakwaka urukundo ari benshi barwanya gute wajya kwemeza ko umuntu umwingingira urukundo ari umuntu wiyemera uguciye ngo kuri izo nyuro zawe nizo ntakunda wanagiye kuri kamera ngo ndavuga ngo njyewe nafashe umwanzuro ugikora ikiganiro ndatuza ndakwihorera sinaguhamagara we imbere umara kugikora warampamagara ko ntabwo cyese gisohoka turavugana dupanga guhura turabipanga umbwira ko wakoze ikiganiro banshatse bakambura ndavuga ese ikiganiro wakoze wenyine ubwo wavuze biki ngo yangu nta kintu kibi navuze ikintu navuga he cyambaje kikanansetsa nuko yampamagaye yarakoze ikiganiro bari mu kiganiro nkabona ko nazongera kuguhamagara naramaze ko nimba naraguhamagaye kuko nari ngukunda nyine byanyanze mu nda none nananiwe kwihangana ubu se wandenganya ndagira ngo tubwire ukure muri abantu bose babakunda badukurikiye mu bintu byose wavuze muri cya kiganiro nibyo cyangwa se ngewe ibyinshi navuze umva kuba naravuze ngo ndamukunda ntago nabeshyaga pe uri kubyumva n'ubu agatima karacyatera ariko gake kiba gake kunda uwo ugukunda wikwingingira umuntu urukundo hanyuma ibindi wagiye uvuga byo kwa gukunda byo kumuhatiriza byo nibyo cyangwa kuko hari amagambo wagiye uvuga tutazi bariyo cyangwa atarayanya uwo musore se arahari cyangwa ntawe uhari nta musore uhari nawe njyewe ikintu namwisabira aka kanya sibyo igihe tumaranye arakizi twese twakundanye tuziranye inyimara kubona ikiganiro yakoze umwandikiye message n'abandi gusa wakoze kujya kunsebya ndavuga nti ariko niba hari n'undi mugiye gukundana ntago azabona ndi umuhungu nawe ni umuhungu ntago ugiye gukundana n'umugore mugenzi wawe ntago azabona ko twagiranye ikibazo ubwo tujya kubitangaza ukamusebya ntago azakubahira yuko uwo mwatandukanye wamusebeje ahubwo azagucishamo ijisho wowe tuza wiyubahe bikomeza kuvuga ibintu bitabayeho nje nta kibona ko niyandaritse tu ntabwo nzajya mu itangazamakuru ngo mvuge ibintu nyenzi icecekera twarakundanye urabizi ariko ngi ikintu namubwira akanya niba yarabonye urukundo namukundaga yaranyinginze nkaza kuri kamera ari wunkuruye ibintu byose twakoraga nkagiye waba ari wankuruye namuhaye umwanya wawe no kwanyinginga nakunda umukunda abone ko bakundana atamwinginga nayo igihe kizagera mbona unkunda ntabwo no twaje kubatandukanya muri kuvuga nk'abantu bari gusezeranaho urukundo niwe warucemo niwe warutandukanyije kuko n'ikiganiro yakoze utarabigizemo uruhare ndagukatira bakoze niyo nabanje gusoma mbere yo kukireba bavuga ngo Diane na Sheri we umutima wawe sunyika nk'icyumva kandi nzi ko nta kibazo dufitanye kuba telefone yava kumva ntiriho ntago ari ikibazo nanjye arabizi ko telefone ye itariho mpamagara kuki kitaba ikibazo ariko kuki kitaba ikibazo yarago njya nkura telefone cyabaye ikibazo ku bigo isukiramo agasaraba none se Dia ni ibintu bisaba kugira ngo Sheri wawe usange telefone itariho cyangwa se usange uhamagare ntakwitaba tuwabikora kandi byanatewe na message n'imbo nyiri kubyumva asa iyo message uko wayivuze yarambabaje nuko tabyumva nyine ni iryo ya uretse bivugisha ukuri sibyo umwanzuro wese umwanzuro ngena ufashe nako ni wowe umfatiye sinjye ufashe wabona umuntu asavuze ibintu nkabiri ukavuga Sheri ko ngukumbuye ho ya nyine nawe kubgawe ugira uko bifata niba umuntu mukunda arabizi ukunda mukunze n'ubwo namukunzemo ibyo bamuvugaga byose ko mwahuye ibintu byose ibikise nabyo bivugira kuri oya ntabwo nabivuga none se iyo ukundanye n'umuntu bamuvuga bavugaga ko ndi indaya sindi igisamba se bavugaga ko
ibintu byose oya aravuze ngo nibyo bamuvugaga byose ariko arabivuze none se twese subiza inyuma murabyumva buretse abantu bavuze ngo nta bukwe butaha butegereje ishoka ibyo wabizanye uranyibukije kuki se ahubwo bugera ishoka hari akantu nshaka kuvuga hari comment nabonye mu kiganiro hari umuntu wavuze ngo ibiri kuba kuri Diane ngo ni ingaruka z'ibyo yakoreye Kaganga. Iyo ni comment nabonye mu kiganiro ntabwo tubizi koko ni ntabwo tubizi nyine gusa nyine nagira ngo ntabwo ibyo dushaka kubigarukaho ariko niba umuntu umugiranye ikibazo agahita ajya kuri itangazamakuru akabirangiza mbese wese afata umwanzuro okay ntacyo warangije ariko wenda nkatira rwose oya hano ntabwo twaje gukatirana twaje kugira ngo tuganire niba hari bikemuke niba hari bitaragize iki cyo gukemuka mu biganiro nk'abantu bakuru mwe muzamenye nimwe muzi uko mubanye wenda turi kugana ku musozi w'ikiganiro buretse se gute umuntu umukunda koko we ari guhakana ko niba ukundanye n'umuntu abantu batavuga amagambo baravuga ahubwo ikimashina akora amagambo akamubi cyane nta muntu mukubwiraho ariko mwamara kujya mu rukundo abantu bagata sura mukobwa urabona ibi nkuko nawe bamukubwira ibintu bibi nta cyiza baza bakubwira nkuko Alexander bakubwira ibintu bibi kuri we ntabwo umva amabwira arabizi barambwiraga abandi abantu bari kuvuga uramwumva barakubwira kuri Alexander ati nge bamvuga ibyiza gusa ntabwo byabura arakaye nagashaka okay narakare nibyo yakoze abikoze yarakaye ariko inama namugira n'uwo muzakundana wese nimugirana ikibazo mujye kuko muba mwakigiranye hagati yanyu mujye mwicara mu byumvikaneho mugikemure nta ikibazo cyakemurwa nuko uzajya hanze guhita umusebye akundi nagusebeje iki avuze ko wibana afise ko urumusambanyi gusa ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima nuko wambwiye ngo nta rukundo rw'urwingingano bigaragare ko unyingingira kunkunda nicyo kintu cyane nararivuze nuko nararihakana ariko narivuze kubw'uburakari nari mfite no kubwo ibaze kugira wemeze mu bantu ko unyingingira kunkunda wayingingira kunkunda nkajya mu bantu nkazi wanyu bakabanzi mukanya aya tubyihorere gusa ngera ko umwanya uzakunda ukukunda hanyuma ubu hagati ubu ngubu umubano wanyu ntabwo umeze neza hagati nta mubano n'ubu twahuriye hano nibwo kuva yakora ikiganiro ndi kuvuga nyine hagati yanyu uburyo mubanye nyine ntabwo bimeze neza hagati noneho Diane uzi ko iwanyu baza Alexander ubu ngubu nkiba mukubashije uzi uburyo mubanye hagati yanyu bimeze neza ntimuvugana neza nkiba bamukubashije babyakira ubabwira iki icyo we ababwira wenda ashaka kubahisha yuko mufitanye ikibazo bakibaza se wa muhungu bimeze bite byifashe bite wowe ubabwira iki bakubiba mukubashije nka sheri wawe nk'umusore waberetse ko ari sheri wawe mukundana iyo bakubashije amakuru y'ubabwiza ukuri kubiri kuba cyangwa babwira nyine ibindi bitari biri kubaba tansohoka wagiye babwiza ukuri se tusohoka se kuri se cyane ko mbabwiza nkeneye ukuri nta umunyamakuru ntago nigeze mvuga ngo iki n'ibiki ukaba ubwo wowe nkeneye ko duhaguruka hano mbabwiye icyo nzajya mbwira abantu mwarebye ikiganiro baba batarakirebye ikinyamakuru yakoreyeho ntabwo nashaka kukivuga ariko bakivuze muzajyaho mukibone murabizi uko twakundanye tunashwana nta muntu ubizi ariko ibyo yakoze namwe nimubireba mugasanga niba umuntu umukunda koko mufitanye gahunda ko mwenda kubana agakora biriya bintu inzira y'abakwereka mwamuri kuganamo mu gihe mwamubana namwe muzayirebe mutubwire ariko njyewe ntabwo nshobora kubeshya abantu ubundi singo ntabwo nabeshya ngo mfite undi sheri mushobora kuba mumbonye bwa mbere n'ubwa nyuma cyangwa mukazongera kumbona simbizi ubu ntabwo ugikundana na Diane ndi singo byaturutse kuri Diane ntabwo nigeze njya mu bantu saci nta saci njye nkeneye nta saci kuko urukundo ruza mu muntu ntabwo urukundo uvuga ngo njye ndi ku isoko ninde wankunda ngo aze oya urukundo abantu barahura bagakundana ntabwo umuntu ajya ku isoko bavuga ngo njye ndashaka kunkunda urukundo rurizana ntabwo wenda kugira ngo tugane ku musozo numva kumvikana byabaye Diane yarakaye ntashaka kuvuga ariko ndagira ngo dusoze ikiganiro cyacu ntago nifuje kugira ngo tumenye hagati yanyu ko mwana mumeze ariko ndabona bigikomeye kurusha uko tunabitekerezaga ariko uko biri kose muri abantu bakuru ntago niba uvuze ngo muratandukanye ngo risingo wenda abantu bakundanye bura bameze nk'umugore n'umugabo nk'abantu basha babanye neje mushaka kuvuga musubirana ntabwo twakora ikiganiro nibwo bakindona niwe baheruka kubona n'ibyo yavuze barabizi nose arakara gute kurusha giye
hari ikibi njye nigeze muvuga se abajwe nuko se narakaye kukurusha ya ufite okay buri muntu agira uburyo yakiramo ikintu ariko ibyo wankoreye byarambabaje na n'ubu mutima nanjye ibyo wankoreye rero byarambabaje okay niba byarakubabaje rero aka kanya ufite uburenganzira bwo gukunda ushaka nanjye igihe nikigira nzamura ntabwo ngomba kwirukanka ngiye ngo ukiwumva ko se ngiye kwirukanka buri wese hari uburyo bizagenda njyewe urabona ibyo byaba ntabwo turongera guhura nitwanavugana nimwe muduhuje sibyo ariko muraduhuje mbonye ari nawe ufite mbese ahagaze ku ijambo rye ko ari mukuri ntabwo umana ukuri kwe sibyo hari ukwisubira ariko mu bantu byankoreye arabizi nta kibi namukoreye niba yarabonye ko yingingira urukundo ubwo aka kajambo kamwe navuze kuko narakaye urakajwe n'iki kubera ibyo waronkoreye nyine umva njyewe nta it's okay nahari binari imbutankunda kuva nabona ikiganiro naricuraga nkakireba umutima ugatera nkakireba amarira akagwa nkibaza ikintu nkoye kikanyobera niba ari umuntu we kuza kuko ari kumbwiza ukuri ati nabonye umuntu ufite gahunda wihuta wikitwaza ibyo kuko naranakubeshyaga narababaye sibyo kandi urabizi igihe tumaze tutavugana ndababara ndarira umutima uranyura kurya biranga sibyo akazi karapfa ubu rero ntabwo njye n'ikintu kimbaje n'ukuntu muduhuje mu gihe ntangiye gufata imbaraga ntangiye kwiyakira hano umenye uburyo aho muhagaze oya nta kintu ngiye tuganire nta kintu tuganiriye kuko arakihagazeho ku bintu yavuze ko ari nta gihindutse njyewe rero ikintu nabisabira sibyo ntimuzongeye kumpuza nawe njye nafashe umwanzuro okay sawa rero urakoze sibyo akira ngenda atashye none se kuko oya Alexander buretse kugenda oya wigenda naramukunze arabizi gusa ngira mwifuriza kuzabona umukunda kurusha uko namukunze nta kindi urukundo rutari rw'inyingano kandi murakoze murabeho ariko reka tugasoreza rimwe twese natwe ntabwo ari ngombwa ko dusozanya sibyo kuko twahuriye aha ntabwo twaje twapanze ko turi buhure hamwe kandi murakoze yegereze mikoro wenda turimo gusoza ikiganiro cyacu ntabwo birangiye neza ariko uko biri kose nyine muri abantu bakuru ndakeka hari ukundi kuganira kuzabaho inyuma hari handi muzahura mukabiganiraho kubibaye ntabwo nkeka kari ko gutandukana wowe ku magambo akomeye yavuze akavuga ngo Alesingo ubyakiriye gute ubifasha ute ese ubundi wabihindura icyo umuntu avuye ko Alesingo kandi nta na kimwe wabihinduraho niyo umutima wawe waba ugitera kubwe nyine wowe wajya utera nyine ukagomeza ukina mu kibuga cyawe nyine witerana baro gutya ariko utazigera utsinda sibyo kandi buriya none se umuntu ubundi akubwiye ko adakikukeneye wakora iki nyine urababara nyine wenda ariko nta n'ikintu mfite nakubwira nyuma wenda ya kiriya kiganiro wakoze wakekaga ko byagira kuri runo rwego kuko hari igihe ukora ikintu ariko ukavuga ati bizarangira vuba tuziyunga uburyo aho bigeze ubu ngubu wumvaga bizagera kuri urwego amagambo wavuze cyangwa se ibyo wakoze wumvaga bizateza ibibazo kugeza ntabwo nari nzi ko bizagera kuri urwego kuko nanjye nabivuze mbabaye kandi nari mbabaye kandi urabizi uburyo mukunda cyangwa namukundaga ariko nari mbabaye none se nimba nkatiye ngende njya aho ngaho mu muhanda nsare nganuke kugira ngo abantu babone ko mbabaye cyangwa nteye agahinda cyangwa ko mfite emosiyo na kimwe bazamfasha usibye kunseka yatawe umutwe yarasaze ubwo rero mba nkatiye afite gahunda ze nanjye ngomba kugira gahunda zanjye nyine ntabwo wenda reka dusoze ikiganiro cyacu ndagira ngo ugire abantu ugire ikintu kuko wenda niba tubashije gusozanya undi yagiye kubera bitagenze neza ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi banyu ababakurikiye nyine bakurikira ibyo babonye cyangwa hari ikindi kintu ugiye gukora kugira ngo wenda Alexander agaruke wowe urumva hagati yawe nawe mukwiye gutandukana koko cyangwa urumva ukimufitiye umutima nk'umuntu mwakundanye hari igihe bigora gutandukana ukumva ukimukunze we ku bwawe ubifashe gute urumva ugiye kubikoraho iki ugiye gukora uko ushoboye kugira ngo mwiyunge cyangwa kubabarire cyangwa se nawe ugiye gukomeza umurongo wawe mutandukane kuko nk'uko yarabivuze ubu ngubu bigiye sinshaka kubivuga wenda ibintu byinshi ariko gusa ntabwo ushaka kubivugaho ntabwo nshaka kubivugaho ibintu byinshi ariko gusa ikintu cyo hamenya buriya nta muntu wabasha kureba mu mutima w'undi muntu ariko Imana niyizi mu mutima wanjye ukuntu wenda ameze cyangwa ukuntu umerewe arankatiye kandi ankatiye byeruye kandi anankatiye n'imbere y'itangazamakuru
ago ndi umusazi ku buryo nzirwa mwirukankaho narwo ndi igicucu kitabwirwa ngo cyumve mu matwi yacyo ndi umuntu mukuru kandi ndatekereza birenze uko umuntu wese yabitekereza ko ntekereza ndatekereza kandi nanjye nzi kwifatira imyanzuro nk'umuntu mukuru nzabikemura ku giti cyanjye si ngombwa nzi imbere y'itangazamakuru mbabwire ngo bigiye bigenda gutya na gutya wenda sinanabizi nimba nzanagaruka n'imbere y'itangazamakuru kandi ibyo ndi kuvuga ndimo ndabivuga mbikuye ku mutima ariko gusa ninjya gukora ikintu kuri ino nshuro nzagikora ari ikintu kiri seri kandi ari ikintu kizamo amahoro kurenzaho kandi ari n'ikintu we okay nimba ari kuvuga ngo ngenda ndashaka kuba single nzaba single nivuga ngo ngiye kujya mu bintu by'inkundo nzajya mu nkundo nyine ariko ubu none aka kanya nta kintu na kimwe umutima wanjye uramitiramo sibyo kwicara nkavuga ngo funze umunwa wanjye ndatuje byonyine kizaba cyose yaba bankunda yaba banshyigikira yaba bashaka kumbwira nabi yaba bimeze gute bose bazabimenya ko ntago nkubitiwe imbere y'itangazamakuru nta nubwo macitse ariko gusa ubu nta kintu na kimwe ndafata mu gahunda abadukurikiye mwese rero reka bashimire ko mwari mwadukurikiranye nta bindi bintu byinshi bafite byo gusoreza kuko hari igihe mama muri kuganira ukumva muri z'abantu zahindutse bitewe n'ibyo mwari muri kuganira Diane uko dusura ikiganiro ngo hari abantu batatu bo gusuhuza ariko muri urimo ndakeka ntago ari ngombwa ntago bikenewe reka rero ngushimire kuba wari wemeye kuza kutuganiriza wowe n'umukunzi wawe reka mbari ko mbivuga nizire ko wenda ubutaha bizagenda neza ariko ukora uko ushoboye buriya abagabo babita inzabya zoroshye buri mugabo hari uko umugenza umufata neza cyangwa ukamubwira utugambo twiza mwasubirana cyangwa se hari ukundi kuntu byazagenda bugira tukumva ko hari icyahindutse ntabwo twifuza ko mutandukana kuko murakundana turabibona ariko ntago akabazo gato nk'akara katuma mutandukana reka gusa niba hari ikindi kintu hari irindi jambo wavuga wenda wabwira abakunzi banyu cyangwa wifuza kuvuga hanyuma dusoza ikiganiro cyacu ikintu cyo gusa mwabasha wenda kubabwira munsi y'abanyeshuri cyangwa wenda bakundana hazagira umuntu n'umwe umujajinga kubera ko nyine azaba ari amahitamo ye ahubwo bazabyakire kandi babyakirane n'umutima wabo wose bamukunde nk'uko n'ubundi bamukundaga kandi bamukundire n'umukunzi we gusa uzamuhitiremo neza ibyo nibyo